biyobore. Okay, ibi bintu biyobore kuko njyewe ntabwo umwana mwiza mbona abasha kubiyobora. Reka Ngo ni minisitiri wo. reka twakire minisita turakwakiriye. Usanze turi kuganira hano, hari impande ebyiri. Hari abantu babuze akazi, nuzi ko ari imirimo kubera inganda zahagaritswe kubera ibyuma turimo turarwanya. Hakaba n'abandi bajene bari ku ruhande rw'uko ibyuma bigomba guhagarara kubera ko byari bimaze guteza ibibazo byinshi mu bajene muri rusange. Iyo niyo debate twari turimo, twayihereye kare, rwabuze gica, ariko tugize amahirwe turakubonye. Dr Sabe agiye kudufasha kuko we za fact buri kantu na buri nguni mwashakaga minisita wacu arazifite. Ubu bangana tugiye kumvira tukanabaza ibibazo, ariko dutega amatwi kuko minisita araza kudusubiza, kuko ngira ngo ikintu numvishe kuntu twaganiriye twese, ntago ikibazo ntago tugeze tucyumva neza. Buri kibazo gihari n'ubuziranenge kurusha ikindi kintu cyose gihari, ariko ubwo niko ngiye nabyumvisha. Ubwo reka twakire minisita wacu w'ubuzima atubwire uko abyumva. Murakoze cyane. Ndaza kugerageza, maze akanya mbakurikiye. Numvise mwari mukeneye umuntu umenyereye iby'ubuzima, numva mukeneye umuntu ufite amashuri nubwo adahagije, ariko ayo musaba ndumva nyafite. Numvise hari na mugenzi wanjye dukorana w'umuganga, nawe wari uri kubaganira. Byose nabikurikiye. Icyambere rero ni ukubabwira ko iki kibazo duhanganye nacyo ni cy'igihugu cyacu twese nk'abanyarwanda, ni ukwitabara. Ndabanza mbabwira amateka magufi. Buriya umuntu washaka gutera igihugu ntabwo ari ngombwa ko ajyana intwaro n'amasasu. Ashobora gukoresha ubundi buryo burimo ubwenge butandukanye, ariko ibyageragejwe mu mateka y'isi kuva mu 1000 ni ugukoresha uburyo urubyiruko, abakiri bato, ubabuza gukura mu mutwe no gukura mu buzima ku buryo batekereza bakazatera imbere. Ubushinwa byabubayeho muri 1800 igihe bakolonizwaga n'Abongereza, babateza ikiyobyabwenge cyitwa opium. Bagikuraga mu Buhinde bakakijyana mu Bushinwa, kugeza ubwo Abashinwa bose babaye batwa n'ibiyobyabwenge. Noneho abasirikare babo bananirwa kurwana, baratsindwa. Bose bari barishwe na opium. Muze kubisoma murabibona. Ubu murumva Amerika nayo iri hararwana nuko ibiyobyabwenge bitajya iwabo n'ibindi. Ni ingero nke nabahaga. So rero tumaze igihe inzego z'igihugu, zaba iz'umutekano, iz'iperereza, izishinzwe iterambere ry'igihugu muri rusange, risuzuma ibintu byatuma u Rwanda rudatera imbere, bitari amasasu gusa mwumva mu bihugu duturanye. Izindi izo bita ngo ni national security threat, ikintu kibangamiye umutekano w'igihugu, ubwo icyo kiba cyanarenze ubuzima. Iki rero cy'inzoga cyaje ku murongo wa mbere mu bintu bibangamiye umutekano w'Abanyarwanda w'ejo hazaza. Ubwo ubuzima twe twari twarashize. So izi nzoga rero muvuga zitwa ibyuma, nubwo hari abo zari zitunze, ariko zica benshi cyane, kandi ni rwica ruhoze, ni buhoro buhoro. Imibare mwashakaga irahari, ariko biriya umuntu wapfuye, iyo ubaze ngo yapfuye, abarwaye baba ari benshi cyane. Ku buryo nka life expectancy, ndabaha nk'urugero rw'Uburusiya, mu 1900 bagize life expectancy ya 50 y'abaturage bayo, imyaka 50 bavuye kuri 70 kubera vodka banywaga nyinshi cyane. Natwe 70 twari tugezeho, twaprojectaga tukabona inzoga nizikomeza turaza kuva kuri ikizere cyo kubaho 70 tumanuke tube twagera no muri za 50, kubera ko abajene bacu barabinywa cyane. Rero inshingano yo kubaproteja ibireba societe, ntabwo ibireba umuntu ufite kontra runaka, ntabwo ibireba ngo tubijyane gahoro ngo banza babyumva. Buriya guhindura imyumvire y'abantu ari igihe bitwara imyaka myinshi cyane, rimwe na rimwe ntinahinduke. Nabaje kutwigisha ngo ntituzakora ibyaha amategeko 10, na n'ubu ibyaha abantu baracyabikora, kandi insengero zabaye nyinshi. Akenshi rero leta ifata ingamba zikomeye. Ntago munyumva?
turimo turakumva. Noneho turi gukumva noneho. Okay, aho mutanyumva mumbwire nurira igiti. Yego. Sinzi aho mwamburiye ariko nababwiraga imvo n'imvano y'iki kibazo. wari uri kuvuga ngo Ndajya ndeba mu maso ya buri kantu nimbona akambije impanga ubwo ntabwo ndaba still uri kuvuga Ikari nawe udafite network kuko turi gukumva twese nta kibazo dufite. Okay. Reka nkomeze. Ubu rero abapfuye mwavuze 50 nabapfuye vuba aha. Abapfuye bahagaze ni benshi cyane. Ngira ngo mwese uko muri aho umuntu ababashije ngo nta muntu w'inshuti umuturanyi w'umuvandimwe uzi wishwe n'ibyuma. Nta n'umwe utazamura agatoki. N'abadokiteri turabafite, tufite abantu b'abahanga baraba scientifique beza, ariko icyuma kikamutwara neza kikamurangiza. Rero ibyo byose leta yarabirebye iravuga iti oya, ntabwo ejo iki gihugu cyazasigara mu ntoki z'abasinzi. Ubwo abakuze bo nyine ubwo baba barasinze byararangiye, rimwe na rimwe no kubagarura biragora, ariko urubyiruko umwana w'imyaka 20 uvuga uti ngo yazaba minisitiri w'ubuzima mu myaka 10-20 iri imbere, ntabwo rwose icyuma mu mutwe ntabwo byazakunda pe. Ingamba rero zafashwe rwose zarebye ibintu bitandukanye, hageragejwe byinshi ntibyakunda, ariko iki mugifate nka rya sasu rya nyuma ukoresha kugira ngo witabara unatabara ubuzima. Rero ubu tuvugana hari inganda 240 zikora ibyuma. Bwana Minister uravuze ngo tugifate nk'aki ko byari biri gucika, iki tugifate nk'iki? Iki tugifate nk'icyorezo tugomba kurandura. Allo? N'abandi ntabwo banyumva. Turimo turakumva. Ni cyaba buri kantu kabisa. Ntacyo reka nkomeze ubwo banyumva ntago ndi bubatindire kuko nanjye nari mfite umwanya muto nagira gusa ngo nze kugira icyo mbasangiza. Ariko nk'abajene njye nifuza buri gihe kuganira n'abajene kuko numva uyu babwiye abantu benshi cyane bigiye kizaza. Abakuru hari n'igihe batakumva. Ariko nanjye numva ndi umujene nubwo imyaka hari igihe umuntu ayibara agenda akuramo kugira ngo agume mu bajene, ariko ibi byuma nta cyiza kirimo pe. Nta cyiza kirimo, hari ababikoreragamo amafaranga birumvikana bake, ariko byicaga abantu benshi. Hari imibare turi kwegeranya y'abantu barwaye umwijima, barwaye impyiko, usanga mu myaka iri imbere ni benshi dufite kwa muganga na benshi tuzagira. Ariko ibi by'ibyuma nibigabanuka n'indi terambere riraza kuza. Kugira ngo ntabarambira cyane, niba hari n'ibibazo muze kumbaza, agira ngo nsoreze ku ikintu kimwe. Leta y'u Rwanda yagiye ifata ibyemezo abantu bakavuga batese ibintu ko bitumvikana. Hashira igihe abantu bakavuga ngo ariko uzi ko ibi bintu ntago twabyumvaga kuko ntabwo nyine twari turi leta, ntabwo twari tuyoboye, kuko kuyobora abantu buriya haba hari viziyo y'igihugu gifite umuyobozi mukuru w'igihugu, natwe twese dufite ibyo dushinzwe. Iyo twicaye tuba tureba mu nguni zitandukanye, muri buri nguni tukavuga ngo iki gihugu nitudakora ibi tuzasubira inyuma, nidukora ibi tuzatera imbere. Muribuka Kigali abari baravutse muri za 2000 ukuntu hari umwanda hariya bateka ibigori hariya aho bita kwa Rubangura, twajugunyaga ibishishwa by'imineke tuva kwiga i Butare, gare ikiri hariya rwose hubatse Kigali City Tower. Abari baravutse bashobora kuba babyibuka. Ari umwanda mu mujyi, twese umuntu ntabyo kuvuga ngo indabyo, ngo ibiti, ngo akayira k'abanyamaguru, byari ivumbi ritumuka kandi ari muri kapitali. Leta iravuga iti no, reka dusukura umujyi wacu, ariko mureba abana bari kuvukira muri Kigali ukuntu isa neza. Nibi by'ibyuma rero ni kimwe.
ni kimwe, abantu bazabona akamaro kabyo ari uko twatangiye kugira abantu bari soba benshi, abantu batagikubita ababyeyi babo, batakica abo bashakanye, batakigira ibintu bakora kubera ko ubwenge bwapayutse. So muri make Bwana Minisita ndasaba kubaza. yego turaje tubikurikirane buri kantu ako buri mureke dufatikanye dukubure ibi bintu byari bibangamiye ubwonko bw'abanyarwanda. Abantu babe soba, batekereze, dukora imishinga ifatika, ariko icyuma cyo cyari kitumaze. Reka mbe subikiye ahangaha. Murakoze. arakoze cyane Minisita. Ubwo reka tugende none tugendere ku murongo, abantu bafite ibibazo ubwo turahera kuri buri kantu na buri nguni, ariko ntimuvugiranemo mu west to the point. Namanitse hakiri kare. Bwana Minisita turagushimira ko waje ahangaha. Abantu bamwe na bamwe turi kwibaza ngo ko itabi ryica bagashyiraho na stamp yabyo yuko ryica bigakomeza bigacuruzwa, kubera iki inzoga zo mwafashe umwanzo mukavuga ati aho bigeze zo niziveho? Kuki bitajyanye n'itabi kandi mubizi neza ko naryo ryica? Murakoze cyane. cyangwa ngo nawe bashyiraho karakantu kagatwe yuko yica ariko abana binywe. Ikibazo cyiza, ariko ndaguha imibare kugira ngo wumve impamvu umuntu agenda ahera ku gikomeye kurusha ikindi. Ubushakashatsi dufite buratwereka ko abanyarwanda banywa itabi bagabanutse bava kuri 13% bajya kuri 7% kubera ingamba zari zarashyizweho mbere. Abanywa inzoga bo bariyongereye ku buryo umugabo umwe kuri 2 arazinywa, umugore umwe kuri 5 arazinywa. Biragenda bizamuka, noneho hajemo n'inzoga za dogere 40 no kuzamura. Rero inzoga nicyo kibazo gikomeye cyane. Itabi buriya nubwo ari ikibazo, ariko rinyobwa n'abantu bake cyane iyo urebye, ndetse imibare iragenda igaragaza ko bigabanuka. Ubwo naryo igihe cyaryo ntabwo kizatinda. Reka duhere ku gikomeye cyari kiri kwica abantu, ariko ubwo n'itabi naryo turifite ku murongo, nubwo ryo byagabanukaga mu buryo bugaragara. Icyanjye none uko kibaza, wavuze yuko ngo mu Bushinwa babwatatse bakoresheje ibiyobyabwenge, ngo ikiyobyabwenge cyo mu bwoko bwa opium. Birangira n'urugamba barutsinzwe. Sinzi uko wabisobanuye, ubwenge bwanjye ntabwo wabwigiye hejuru cyane. Ariko none ikintu mbaza, mwarakurikiranye musanga wenda n'abacuzaga izi nzoga hano mu Rwanda nabo bari mu iyo propaganda, wenda hari aho bihuriye n'ibyo kugira ngo urubyiruko rwacu rumanuke rushyirwe hasi mu rwego rw'imitekerereze n'imibereho myiza bakoresheje icyo kunywa? Hari amakuru yaba hari wenda, cyangwa biracyari gukorwaho iperereza? Twebwe wenda nk'urubyiruko ko tuba dufite gahunda yo kuba twajya gutembera hanze, kujya gukora ama business, ese nta kintu biri buhungabanye mu mibanire dufitanye na bino bihugu byo hanze? Kuba hari ibintu turi guca mu gihugu cyacu kandi hari ibyo baduhana nabo cyangwa ibyo tubaha mu buryo bwo kubana, nta kintu bibwangize. Ikindi kibazo ko mwari butubwiye ku kijyanye no kuba hari ibitero byatewe mu Bushinwa bivugwa ko nyine ibyo biyobyabwenge bigatsindwa urugamba, ko twebwe nk'urubyiruko tutarwana urugamba rumwe. Ntabwo ari urugamba rumwe dufite, ntabwo dufite urugamba rw'ibyuma gusa, dufite n'urugamba rw'akadege karaturembeje, karadukenesheje. Ubwo narwo n'urundi rugamba ruzadushyira hasi. Dufite urugamba rw'ibindi biyobyabwenge. Ese byo murabivugaho iki Bwana Minisita? Murakoze cyane. Urakoze cyane. Ibyo abaturanyi bavuze twabibonye, kandi buriya ntawe ivuga amabi ameza ahari. Niba biriya byuma hari ibyo mwasuzumye, hari n'ibyanditseho ko iwabo bitemewe, ahubwo bikwiye kujyanwa mu bindi bihugu. Icyo ni ikimenyetso cy'uko nabo bashobora kuba bashaka inyungu ahandi bakirengera. Ariko buriya buri wese niwe wimenya, akamenya n'uburyo arengera urugo rwe, naho akimuhana nyine kaza imvura ihise. Abanyarwanda rero tumenyereye kumenya ibyacu, ariko tukanabana neza n'abatubanira neza. Simpamya ko izi nzoga ziri budutere ibibazo ngo kubera ko bazuka cyangwa kiwingu cyangwa konyagi cyangwa n'izindi zitemewe, ahubwo natangiye kubona ibihugu bindi duturanye nabyo biri kwibaza ngo ariko wa mugani natwe kubanza dufite iki kibazo. Sinzi na hari abakurikiye ikiganiro cyabereye mu nteko
ya Uganda ngira ngo ashize nk'iminsi ibiri hari umwe mu bayigize wazanye amacupa y'inzoga zimeze nk'iz'ibyuma by'iwabo nabyo byerekana avuga ko bibamaze. Ni ikibazo rero kiri henshi. U Rwanda rwafashe ya mbere nk'uko bisanzwe. Tuza ububanyi n'amahanga turabumenyereye, hari ababushinzwe, icyo nacyo baraza kugikemura. Ariko igikomeye cyane nuko ubwonko bwacu bw'abanyarwanda nicyo gishoro. Buriya iyo wabuze ubwonko cyangwa wabwangije nta na business wakora n'ejo ngo bikunde. Ku kijyanye rero n'ibiyobyabwenge muri rusange, nibyo inzoga ni kimwe ariko hari n'ibindi byinshi. Hari ibya vaping hari ashobora kuba batayizi, electronic cigarette bashyiramo ibintu bitandukanye. Rwose ni abanyumva bose mbabwire ngo vaping muyihorere. Irica kurusha n'itabi risanzwe. Evidence ziragaragaza ko it's closely linked kuri cancer, yaba iyo mu mihogo no mu rwungano ngogozi n'ibihaha. Ishobora gutakariza umuntu zimwe mu ngingo nyine zikoreshwa mu kuyinywa. Abakeneye research ndaza no kubipostinga za scientific papers muzisome ababikeneye. Ariko vaping ni ikibazo gikomeye. Ibintu byose buriya by'umwotsi bikwinjira mu bihaha nta na rimwe byabura gusigamo ikibazo. Ubwo n'izindi drugs zose. Kwirinda rero nkunda kuvuga ngo uyu mubiri dutuyemo tuzawusaziramo kandi nta spare part izaza ngo igushyiriremo undi muhogo cyangwa ibindi bihaha. Ni ukuri ubashije kuwurinda ikiri muto ugera mu myaka nk'iyi yacu uvuga uti naragerageje, ubundi imyaka iri imbere utangiye kubona abana n'abuzukuru nibwo ubona agaciro ko kurinda ubuto bwawe ari agaciro gakomeye. Urakoze cyane Minister. Reka twakire na Ravaneri, turaza kugaruka nta kibazo. Basi nkabaza cyanyuma. Reka twumve Ravaneri. Kamaze cyane. Ravaneri abanza Murakoze. Heje Fari merci waje. Murakoze. Reka Ravaneri ajyeho esi na wahita abaza. Murakoze bwana Minister. Nanjye narindi ku ruhande rw'abemeza cyangwa bavuga ko ibyuma bikwiye kuba byashyirirwamo imiyaga, ariko bigendeye ku byo mudusobanuriye n'ubwirinzi bw'igihugu, nta kintu na kimwe twakwemera yuko cyangiza igihugu cyacu ngo ni ukugira ngo twebwe tubeho tubone ayo mafaranga tutabasha kurya igihugu kiri mu bibazo. Ibyo nibyo tubashimiye mu byo tubashije kumva muri uyu mwanya. Gusa mfite ikibazo cyanjye kiravuga ngo mu muco nyarwanda turabizi yuko inzoga cyari ikimenyetso cy'ubumwe ndetse no gusabana, ariko hari inzoga gakondo zaciwe. Ese ubwo bijyanye n'ubumwe no gusabana hagati y'imiryango ubwo ntibigiye kuba ikibazo ugasanga twese tugiye kuba abanyamwigendaho? Murakoze. Urakoze Ravaneri. Iki kibazo kimaze iminsi kibazwa, ariko inzoga gakondo ntabwo zaciwe, ahubwo ibyuma byari byarazitwikiriye zigomba kuba zigiye kugaragara noneho zikanongera gukorwa neza. Ubwo ndavuga ikigage, ndavuga urwagwa, ndavuga umutobe, ndavuga n'ibindi bitari za 40%. Ariko niba mwibuka hari umuntu muzi wishwe n'ikigage, hari icyo bitango n'ikibyumba cyaryohaga cyane. Hari umuntu muzi wishwe n'ikigage cy'ibyumba agahuma cyangwa akajya agenda acira inkonda mu muhanda yewe wahataha amaguru yanze gukora? Ni bake, keretse ababaga babinyoye byinshi bagakabye. Ariko icyuma akarahuri kangana urwara karakurangiza. Nge nirirwa mbabona niyo nitemberera gutya muri siporo bisanzwe, saa 3 za mu gitondo ukabona umuntu inkovu mu maso neza wagira ngo ni tatuwaje afite mu maso kubera kwihonda hasi abanza umutwe. Icyo ni icyuma. Inzoga gakondo rero dukwiye kuzisubiza agaciro ndetse zigahabwa isuku, zigasubizwa uko byahoze kera. Abari ahangaha benshi bashobora kuba babizi yuko kera nyine nta abantu barasindaga bakanaririmba ariko akamenya hataha. Ariko ubu ngubu benshi birarira mu kanivo kuko amaguru yanze gukora. Izo ni ingaruka z'icyuma. Arakoze cyane Minister. Reka twumve na esi.
Koze cyane Honorable Minister, ni ikibazo nakomeje kuba kiri muri comment section ya bano bantu badukurikiye. Ese abenshi bari kwibaza ese nimba koko ibi byuma byari bifite byari biri dangerous ku buzima bw'abantu, ni ukubera iki byatinze kuba byavanwaho cyangwa se leta yabirebaho. Ikindi kibazo cya kabiri nari mfite ni ese ni izi nyubako zakorerwagamo izi nzoga cyangwa se ibi byuma turabireka bigende gutyo kuko byari bikorwa remezo byiza n'ibiki, cyangwa se haba hari bundi buryo nyuma yaho bizemererwa kongera cooperating ariko noneho biri kuri standards zemewe. Murakoze cyane. urakoze ku cyambere cy'uko habaye gutinda cyangwa se ko iki cyemezo cyaje gikenewe ariko gikwiye kuba cyaraje mbere. Buriya hari ibyemezo byakibanjirije byinshi. Mugomba kuba hari ibyo mwibuka, hari inganda zagiye zifungwa, ariko nyuma ugasanga ingamba zafashwe ntabwo zigeze zikemura ikibazo mu by'ukuri, ahubwo zabaga nk'izitindije gusa. Buriya rero ibintu byose hari aho bigera ibyemezo bigahinduka, bavuga biti ibyo kuvuga ngo reka tubigendeshe gahoro tumwerese hanyuma tubyoroshye hari gupfa abantu, oya, ubu ntabwo bwari ubuyobozi buri responsable. Naho rero ingamba zihinduka, guhindura ingamba ntabwo bitangaje, ariko igihe ni iki. Bajya bavuga ngo leta ishobora guhuga ariko ntigirangara. Iyo waba uhugiye guhuga buriya nuko hari ikindi uri gukora gikomeye, ariko iyo ihindukiye guhuga byarangiye ubwo ingamba zirakorwa. Ibintu byose buriya bibera igihe cyabyo. Reka dufatirane dutabara ubuzima butarangirika kugeza ubu. Icyo ndumva aricyo navuga. Hanyuma inganda rero zafunzwe, urabaza uti ese turazikoresha iki? Icyo ni n'ikibazo cyabajijwe kuri za nsengero nazo zakuraga mu buryo umeze nk'ibihumyo. Buri ibintu byose bishobora guhindurirwa igikorwa. Ahari urusengero rutagikora hashobora guhinduka ishuri abana bakiga. Ahari uruganda rwakoraga ibyuma hashobora guhinduka uruganda rukora kawunga cyangwa rutunganya ibiribwa, cyangwa hakaba hashyirwa ibindi bifitiye abaturage akamaro. Gusa turanifuza ko ni inzoga, abantu buriya n'inzoga biragoye kubitandukanya. Abantu buriya ntabwo ushobora kubabwira ngo mwese muziveho burundu ngo bikunde, n'ababigerageje ntabwo byabakundiye. Ariko ushobora kuvuga ati abanywa inzoga zitabarangiza, zitazatumaraho urubyiruko n'ababyeyi. Turatekereza ko mu gihe kizaza kitari kure bazaba n'inganda nke ariko zikora ibintu bizima. Mwavuze ngo dufite inganda za byere ebyiri ariko tukagira za rikeri 240. Uhita wumva nawe ko ikibazo gihari byanze bikunze. Kuba ufite inganda 240 zikora ibintu bihambaye ariko ukaba ufite ebyiri zikora ibintu biraho nubwo harimo alcohol hose. Ubwo rero ni za rikeri dushobora kuzagira za rikeri nke zikora ibintu biri kuri standard ziri hejuru cyane ku buryo utazavuga ngo harimo metanol izahumisha abantu. Ariko bizihari tumaze gupima muri labo zose zirimo ibibazo, hatarimo metanol, harimo za impurities, harimo chemicals zitandukanye ndetse yemwe niziva hanze. Ariko bibaze nawe icupa rya buriya ethanol ukuntu igura make, litiro imwe igura amafaranga 500 y'amanyarwanda, bakayifungura bagakuramo nk'amacupa 4 cyangwa 5, ku buryo production cost ishobora kuba itagera ku gacupa kamwe bafunguye, ishobora kuba itarenza 300 y'amanyarwanda cyangwa 400, bakagurisha amafaranga 2,000. Habaga harimo inyungu z'umurengera ariko bakatinga cost za raw materials kugira ngo baze kugurisha byinshi, ariko karite yo ntabwo iba yitaweho. Nayo mpamvu muri kubona n'inkiko n'abagenzi ibyaha nabo babyinjiyemo. Hari harimo icyo twakwita nka network ya criminalite ishaka kunguka y'abantu bake. Harimo n'ababyamamazaga mutabizi kuko ibanga buriya rizwi n'abari bari kubivanga hari inyuma. Ikindi kibazo. Murakoze cyane Minister Ikibazo nanjye. Ariko reka twakire n'undi mujene Ishema. Natwe mutugereho.
wese kabisa. Okay, urakoze Minister. Mfite ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere nashaka kubaza, ibingibi biraza gusigara bigaragara bite mu rubyiruko rurimo rugerageza kwirwanaho, ubona avuga ku bigendanye n'ubushoramari, niba umuntu ashobora gushinga uruganda cyangwa company ikora ikintu runaka out of nowhere akabyuha agasanga icyo kintu ntabwo cyemewe. Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, hari abashoramari cyangwa se ba nyiri zino nganda zafunzwe barimo bavuga ngo bari barahawe uburenganzira bwo gukora ibyo bakoraga. Afite registration document, afite ndetse ajya no gutangira uruganda. Ntekereza ko hari abantu bo muri bashinzwe izo controle zose, wenda baba batestinze ku masample cyangwa se ibintu ngibyo. Ntekereza ko bibanza gukora kugira ngo uruganda rufungurwe. Hari compensation wenda baza kugenerwa? Murakoze. Ni ikibazo cyiza cyabajijwe n'ubundi n'abantu benshi, ariko mu nganda zose zasuzumwe ikigutangaza nuko nta na rumwe rwari rwujuje ibyo rwasingiye ko ruzakora. Hari ibintu bigera kuri 20 byagiye bisangwa, benshi babura. Hari abenshi cyane bari bafite expired license cyangwa se barahinduye ibyo bakoraga. Hari abenshi bavangaga mu buryo budahuye nk'uko byabagombaga kubikora. Ariko icyafashe n'abantu benshi bashyiragamo bya flavors, ngira ngo na RIB yarabyerekanye, ziva no mu ruganda rutanazwi rutigeze ruhabwa n'ibyangombwa. Bose bararukoresheje, abenshi bararukoresheje, bavangaga ibyo bita unknown chemicals. Ubwo ni produits chimiques bashyiragamo nyuma. Hari abakoraga baforgingaga za S-Mark batazifite, hari abakoraga noneho banaziganaga nabo mugeze kubavugaho. Barahari benshi. Hari umuntu wari specialized rwose kuzigana zose, kandi nta burenganzira, nta nubwo wigeze anasaba ibyangombwa, ahubwo akigana gusiza abandi hanyuma akazivanga. Ariko ikindi, etanol buriya bayiguraga, imwe bakayikoresha mu ruganda, indi bakayigurisha mu baturage. Icyo nacyo cyaragaragaye, ari bo bayishyiraga mu bigage n'ibindi. Harimo rero gushaka inyungu cyane, wenda bijyanye n'iperereza RIB iri kubikoraho n'izindi nzego. Genda umuganga, ubwo ndiho ndarengera abarwayi, ntabwo ndi bujye mu byavuye mu iperereza cyane, ariko nabyo ndabikurikirana. Uti ese hazaba compensation? Ahubwo hari n'ibihano bizahabwa abantu bakoze ibyo byaha, birumvikana. Hari abakozi ba Rwanda FDA bari gukurikiranwa, hari aba Rwanda Standard Board bari gukurikiranwa kubera ko bagiye baza mu gufatanya ibyaha. Ni ikintu rero kinini kiri gukurikiranwa cyane, kureba ninde utarakoze ibyo agomba gukora, ninde wakoze ibyo, ninde wasinyiye ibintu runaka yagenda agakora ibindi, hanyuma iyo network nayo ikamenyekana. Byari bigeze ahantu hakomeye cyane buriya leta kugira ngo ifate icyemezo kimeze gutya, n'inzego zose ubu twese dusa nk'abahagaritse kandi kazi turi mu byuma. Biba bivuga yuko cyari ikibazo gikomereye igihugu. Iyo mpamvu turaza kureba inyungu rusange, hanyuma abo byagizweho ingaruka wenda b'inzirakarengane abo bazarebwaho. Ariko tumaze gusukura, navuga ngo ni ugusukura imihogo n'ibifu n'abantu no kubakiza imyijima yabo ikaruhuka. Ubwo niyo faze turiho. Murakoze cyane Minister. Ibibazo ni byinshi ariko barimo aradusubiza muri rusange. Tugana ku musozo, Minister, arabajene bafite ibibazo bari kwibaza kuri iki kibazo cy'ibyuma, ko imibare iragaragaza ko abahomye ari 100, abapfuye ni 50, ababaswe nabyo bari mu 11. Ariko ikibazo twibaza mbariza n'abandi, ese ikibazo ko abenshi bazi ko ari uguhagarika inzoga gusa, ikibazo ni uguhagarika inzoga cyangwa ni uguhagarika inzoga zitujuje ubuziranenge? No guhagarika inzoga buriya ubuziranenge bw'inzoga ntabwo biragoye kubivuga, kuko inzoga yose ko ingana kose igira ikibazo. Ariko hari izica, hari izo ubona utakwita inzoga ahubwo wayita uburozi. Niyo mpamvu banayise ibyuma nyine. Icyuma kiragukeba kirakubaga nyine, ni icyuma.
zifite amazina ahambaye, amwe namwe urayumva ugahita wumva nyine impamvu abaturage banayise gutyo. Buriya barebye, abanyarwanda bazi kwitegereza. Iyo ikintu bakise tunuri bakacyita dunda ubwonko n'umumanurajipo bakacyita icumu bakacyita biriya bizina byose bikakaye, ni ukuvuga ngo kiba cyamaze kwangiza abantu mu by'ukuri. Rero ndumva twakomeza muri iyo nzira yo kuvuga ngo inzoga zose ntizibujijwe, nubwo inzoga, kunywa inzoga nyinshi ari ikibazo, iyo ni tunywerese. Ariko rero hari inzoga noneho z'uburozi, z'uburozi zirakwica, ni nka Nyabarongo yicizaniye. Ariko ntabwo buriya leta nyine, navuze ngo ni nk'umubyeyi, ntabwo bavuga ngo ni munywe ngo zica zizamwica, kandi ari umubyeyi ashinzwe kurinda abana be. Ugomba nyine kubabwira uti ntujye kuri Nyabarongo utazagwamo. Ibi byuma rero ni ya Nyabarongo bavugaga, ntabwo bavuga ngo mubareke banywe ngo utazananirwa kwikontorora nyine azagire, ubwo ni za criminalite. By the way, hari data tuzagenda tumonitoringa, hari na scientific review turi gukora yo kureba ukuntu ibi biri buduhe umusaruro. Turi kureba abari barwaye imyijima, imibare yari yaratumbagiye twabibonaga n'impyiko. Turi kureba noneho nyuma ibyuma bihagaze ukuntu mu minsi iri imbere tuzagenda tureba inyungu zabyo, cyane cyane kwa muganga. Abareba iby'ibyaha nabo bari kureba uburyo gukubita no gukomeretsa byatangiye kugabanuka, bari babitweretse, hari data ziri kubigaragaza, kuko muri iki cyumweru kimwe gusa tumaze ibyuma byagabanutse. Ibaze noneho niba byashize no mu bantu, byashizemo burundu, dushobora kuza kubona abantu basindutse basubiye no guhinga cyangwa no mu yindi mirimo, kuko ibyuma byatangiye kubashiramo. So inyungu turi buze kubona ni nyinshi, ariko inzoga muri rusange zo ntabwo zabujijwe, habujijwe ibyo bibi. Murakoze cyane Minisita. Hano hanze hari abantu bari barabaswe n'ibiyobyabwenge.